أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار عباد الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته tangidushimira Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha byuzuye kandi bitunganye bisakari ku ntumwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wanabiwe n'abasangiranye ndobe n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi imperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yazaduha kuba muri abo ngabo Allahumma amin bavandimwe Islam turacyarebera hamwe ibirebana n'amateka y'intumwa Muhammadin alayhi salatu wassalam ubushize tukaba twararebeye hamwe yuko yari yamaze guhabwa itegeko ryo guhaguruka hanyuma agatangira akabwiriza ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala nyuma y'ahangaha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yaje kubwirwa ijambo ririboneka muri suratu ash-shu'ara aho Allah yamubwiraga ati wa anzir ashirataka al-aqrabin yewe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam haguruka utangire kubwiriza ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko uhere kubi wawe mu rugo uhere kubagukikije abi wawe mu rugo mu muryango wawe bakumva ubona yuko bishoboka yuko bakumva mu buryo bwihuse nurangiza unahere mu nshuti zawe ubona ko ziri tayari kukumva kandi no gusobanukirwa ubutumwa nuko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama atangira kubwiriza ahereye no ku mugore we Khadija radiyallahu anha hanyuma akomeza anabwira abandi bagiye batandukanye barimo na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu nawe yaramubwiye amugezaho ubutumwa Abu Bakar arabwakira bwangu yahise abwakira bwangu nicyo kimwe na Khadija radiyallahu anha ndetse na se wabo wamureze igihe kirekire ariwe Abu Talib Rasul sallallahu alaihi wasallam yagerageje kumugezaho ubutumwa ariko Abu Talib ntiyabwakira arangije aramubwira ati rwose ibizasabwa ushaka kubwiriza abantu bagezeho ubwo butumwa ibyo uzakenera byose nzabiguha inkungu uzakenera rwose nzayiguha ariko gahunda yo kuva ku Mana nsenga ngo ngende kuri iyo yawe ntabwo irimo ariko ibyo ushaka byose ngewe nzabiguha akomeza kumutera inkunga muri ubwo buryo uyu Abu Talib yakomeje kuguma kumwimerere w'idini yabo yasanze bayisenga ariyo dini yo gusenga ibigirwamana Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aranabitugaragariza yuko bajyaga banabazwa bati ngo ibingibi murabisenga mubikuye he mukurikije iki bakavuga bati inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun nuko twasanze basogokuru wacu ndetse naba data bacu ariko babigenza ariyo myemerere bariho ubwo Rasul sallallahu alaihi wasallama akomeza kugenda abwira biyiwe mu rugo ndetse n'inshuti ze bagenda bamwumva bamwe na bamwe amaze kwakira yuko Abu Talib ari tayari kumwakirira inkunga ye ari tayari kumuha inkunga Abu Talib akajyaha Muhammad inkunga akamutera inkunga agakomeza kumuba hafi mu bikorwa bye bya da'wa ni nabwo Rasul sallallahu alaihi wasallama haje kuva icyemezo cyo guhaguruka bwa butumwa yagendaga abwira babiri batatu bo mu rugo ndetse n'abandi bagiye batandukanye Rasul aza guhaguruka sasa bwa butumwa ajya kubushyira ku mugaragaro ahanga baratubwira mu gitabo قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فعلى أعلاها إنه محمد صلى الله عليه وسلم يجيكم مسوزي وصفا ويمسوزي وصفا أباجي ما كويندا باrawubonye umusozi wa Safa kubera ko hari umusozi witwa Safa hakajya undi witwa Marwa hanyuma uyu witwa Safa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaruriye ajya hejuru arangije arahamagara ati ya sabaha ni nkuko kano kanya umuntu ashobora kujya ahantu hejuru akavuga ijambo risa nkaho ashaka attention yacu
ariko akavuga ijambo rya rindi risa nkaho riba rihamagarira abantu no kubaburira. Arimo arabahamagara ya sabaha, bagenda bikusanya bamwe na bamwe. Abandi bumvishe iryo jambo bari mu rugo ntibabashe kuza, bagiye batuma bavuga ati mugire mujye kutwumvira ibyo uriya muntu agiye kuvuga. Akajya nahamagara mu zina, yemwe bantu runaka, yemwe bantu runaka, yemwe bantu runaka. Mu mujyi wa Makka ubwoko Rasul sallallahu alaihi wasallam yakomokagamo bwitwaga ubwoko bw'Abakuraishi, ariko ubu bwoko nabwo bwari bugizwe n'andi moko y'abantu agiye atandukanye. Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikagihamagara kuri buri bwoko bwa babandi baturuka mu moko y'Abakuraishi, agahamagara kugira ngo buri wese yibone aniyumve muri buno bwoko bwa bano bantu. Ibi nanone Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabikoze mu rwego rwo kugira ngo abantu banumve yuko ubutumwa bw'Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ntabwo bwamurebaga we hamwe n'igice kimwe mu bwoko bw'Abakuraishi yaturukaga mu bwoko bw'abantu bitwaga ba Banu Hashim. Rero yirinze guhamagara abo bonyine bitwa ba Banu Hashim, hamagara ati yemwe bantu bo mu bwoko bwa Banu Hashim ni munyegere, ahubwo yakoze impande zigiye zitandukanye mu moko y'abantu baturuka mu Bakuraishi, agenda bahamagara, bagenda bamwegera. Hanyuma Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arangije bamaze kwikusanya imbere ye, arababaza ati ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bilwadi na'am bisahfi hadha aljabal yuridu an tughira alaykum akuntum musaddiqi. Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayati nyinshi zivuga ijambo yavuze. Hari ubwo yababwiye muri riwaya imwe igaragaza yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam babwiye ati ngo ndamutse mbabwiye yuko inyuma y'uyu musozi mpagazeho hari umwanzi ugiye kuza kubatera, nubwo ntigeze mubona, ese mushobora kwemera cyangwa se mushobora kumva yuko ibyo mvuze ari ukuri? Izindi riwaya zikagaragaza yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yabwiye abantu arabye ati ndamutse mbabwiye ko hano inyuma hari inyamaswa zigiye kuza kubarya, ese mushobora kwemera ibyo mvuze mukumva yuko ari ukuri? Barambwira bati na'am ma jarrabna alayka kadhiban, ibyo rwose twahita tubyemera tugahita tunitegura kwirwanaho kubera yuko ma jarrabna alayka kadhiban, iyi myaka yose tubanye nawe ntabwo tukuzura umubeshyi. No kuvuga ngo ahangaha Rasul sallallahu alaihi wasallam iturufu yo kuba atarigeze aba umuntu mubi muri bo cyangwa se ngo abe umwangizi muri bo, akomeza kuba inyangamugayo muri bo, no kuvuga ngo iyi yari iturufu kuri we yagombaga gukoresha kugira ngo nibura bamwumve, nibura ababwira ikintu bamwumve. Nkuko kano kanya imbere yacu ashobora guhagarara umuntu tubona ko ari umwizerwa kuri twebwe akababwira ati mwabantu mwiragira mbabwire yuko hari ikintu runaka mu minsi iri imbere gishobora kubabaho. Hari abashobora kubyumva hari n'abadashobora kubyumva. Mu babyumva bamwe na bamwe harimo bavuga bati ngo uyu muntu turabizi ko atari umunyabinyoma, ariko ibyo ari kuvuga wenda ushobora gusanga hari ukuri kubirimo. Naam, nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam arangije arababwira ati inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Arababwira ati mwabantu ndababurira yuko nimuramuka mudakurikiye inzira y'ukuri ya Allah subhanahu wa ta'ala muzahura n'ibihano bikomeye cyane kandi biryana. Arangije arababwira ati ngo mukuri urugero rwanjye namwe ni nk'urugero rw'abantu bashobora kuba bari ahantu hakaza umuntu akababurira akababwira ati mwabantu mwe mwigengesere, hari ibihano bizaturuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma da'ahum ila al-haqq wa anzarahum min adhabillah fakhassa wa amma. Rasul sallallahu alaihi wasallam akomeza kubahereza ukuri, akomeza kubabwira ukuri, ndetse anababurira ku bihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma tamma hadha al-inzar, amaze kubabwira bamuteza amatwi barimo baramwitegereza, tafarraqa an-nas, ngo buri wese yahise aca hirya n'undi aca hirya baranje barigendera bamutera umugongo bamusiga aho ngaho, uretse gusa umugabo witwaga Abu Lahab. Uyu mugabo witwaga Abu Lahab ngo yaraje yegera Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, arangije aramutuka aramubwira ati tabban lak, yamubwiye igitutsi kibi cyane, aramutuka bishoboka cyane nko kumusabira korama cyangwa se kumusabira ikintu kibi cyane. Arangije arambwira ati ngo ali hadha jama'tana, ngo ubu bugoryi bwawe nibwo butumye duhamagara. Yani amubwira mu jambo ririmo agasuzugura, ambye ati ibi bintu by'ubugoryi nibyo bitumye duhamagara. Arangije aranagenda.
Rasul sallallahu alaihi wasallam muri umwanya nibwo hamanutse ayigira iti tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablun min masad. Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yamanuru iyi sura inamuhumuriza yuko ngo igitutsi yatutswe na Abu Lahab ngo icyo ngicyo rwose kiragafata uyu Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ngo imitungo yari afite Abu Lahab ntacyo izigira imumarira, haba mu nyungu cyangwa se no kuba yayitanga ngo yunguke, naam, cyangwa se imitungo ye itubuke. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab. Allah ranyije aytanahamye yuko uyu Abu Lahab azajya mu muriro. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab, ni inkwi zamutwika mu muriro, uzaza zikoreye n'umugore we. Amateka tugaragariza yuko ashobora kuba yaritwaga Jamila, naam, ari we uzaza yikoreye inkwi zizaza zije gutwika uyu mugabo we. Walam yazal hada as-sawt yartajju dawiyihi fi arja'i Makkah hatta nazala qawluhu subhanahu wa ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakomeje kujya yumva igitutsi Abu Lahab yamututse, gikomeza kugenda kigaruka mu bwenge bwe, gikomeza kugenda kigaruka mu matwi ye, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamumanuriye umurongo ugira iti fasda' bima tu'mar, kora ibyo wategetswe gukora, ubihagarareho ukore da'wa, wa a'rid 'anil mushrikin, ababangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala n'ibyo ari byo byose abangaba ubareke. Bavandimwe Islam, tugana ku musozo, nagira ngo mbagaragarize icyo kwiga gikomeye cyane muri ibi byabaye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Igihe cyose umuntu ari kuri batil atarasobanukirwa ko ari batil, umuntu wese uri ku mabi atarasobanukirwa yuko ibintu arimo ari amabi, iyo hagize umuntu ubikoraho, rimwe na rimwe aya mabi ayakuramo inyungu, iyo hagize umuntu ubikoraho biba ikibazo gikomeye cyane. Ni nabwo byabaye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubwo yaragiye gukora kuri, niba twabyita ngo ni ibuto yarafyonzeho ku bijyanye n'imyemerere y'Abakuraishi ndetse n'ibyo bayibonagamo n'uburyo bari barayirambyemo igihe kirekire banabona ko ariko kuri. Hanyuma hari ahantu Rasul sallallahu alaihi wasallam arahakanda, byabaye ngombwa yuko batangira sasa kwita bamugirira urwango, abamwita umurozi, abamwita umuntu warangaye, abamwisa umusazi, yabasomera Qur'ani bakambwira bati ngo asatirul awwalin, ibyo rwose ni imigani y'abantu ba kera idafite akamaro. Naam, batangira kumubona ko atari umuntu mwiza. Ibi rero nta nubwo byashiriye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika n'uwari we wese ushobora kuba yakora da'wa mu kubwiriza abantu ibyiza ndetse ababuza ibibi, iyo yibeshye gato agakora kubyitwa inyungu z'abantu, kandi izi nyungu ubwazo ni batil, ari ibinyoma, ari ibyaha n'ibindi bigiye bitandukanye, iyo yibeshye akagira umuntu ubikoraho, no kuvuga ngo abantu baramwurira, abantu bamwirukanga inyuma. Iki ngiki ntabwo cyabaye ku ntumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wenyine, nabamubanjirije ku umuntu umwe za kera, iyo bazaga bagashaka gukura abantu ku byo bo babona ko ariko kuri, hanyuma bakagaragaza yuko hari ukundi kuri ku ruhande, abangaba bazaga gusagarira uyu nguyu, bakamwita umuntu mubi, bakamuhimbira amazina agiye atandukanye. Ibi ngibi binanyibukije amasomo tumaze iminsi turimo turatanga twigisha abayisilamukazi ku bijyanye n'iriya mikutano yabo bajya bakora, rimwe na rimwe bagakoramo amabi agiye atandukanye, bamwe na bamwe bakarwana, abandi bagacana ibisebe, abandi amatiku menshi cyane. Ubwo abantu babikozeho baratutswe, bitwa amazina mabi. N'uyu munsi hari n'abampamagaye barambwira ati ngo wowe ngo iyo ntambara utangije igiye kugukoraho, ntirabase insha Allah, ntacyo bitwaye, aya ntaho zigiye kujya, hadithi ntaho bigiye kujya, ni ukuri kuri muri Qur'ani, ni ukuri kuri muri hadithi. Intambara nk'iyo ndayikunda cyane rwose, ngaho nimuzane ibyo mufite nanjye nzane ibyo mfite. Ushaka kujya guhangana na Qur'an, ushaka kujya guhangana na hadithi z'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, urabizi neza n'umutima wawe urakubwira ko ibintu uhagazeho atari byo, n'umutima urakubwira ko ibintu uhagazeho atari byo, hanyuma ugize amahirwe ubonye nuza kukwibutsa, none urashaka kujya guhangana nawe kubera ko yasomye aya, kubera ko yasomye hadithi z'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rero Rasul sallallahu alaihi wasallam ibi yabidusigiye nk'isomo, nko kutwereka ngo hazagira ahantu ukora ku binyoma n'ibyaha by'abandi,
uko bimeze kose ntago bizakugwa neza, ahubwo icyo usabwa ni ikihe? No kwihanganira iki gikorwa uzaba urimo, no kwihanganira iki gikorwa cya da'wa gikomeye cyane uzaba urimo, kubera yuko kizabangamira benshi, uzabangamira ukuri kwa benshi, uzabangamira inyungu za benshi, kubera gukomeza kwigisha abantu ubakura ku murongo mubi ubashyira ku murongo mwiza. Rero Rasul sallallahu alaihi wasallam ibyamubayeho byo byari binakaze, baramukubise banamwirukanye mu mujyi yaratuyemo. Ubwo rero nta kabuza uko byagenda kose uwakora wese da'wa akavuga ibyiza ashaka kugira ngo abavane hano, abatwara ahangaha, abereke ukuri uko kumeze, uko byagenda kose bazamurwanya, bazamwita amazina mabi, bazamutuka, bazamwita umuntu w'ibikabyo, bazamwita umuntu warangaye, bazamwita umuntu utazi iterambere, n'umuturage, n'ibindi bijya byitwa abantu baba barimo barakora da'wa, ndetse n'abandi baba barimo baraharanira inzira nziza iganisha abantu ku murongo mwiza wishimiwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero insha Allah usomo ry'ubutaha tukazarebera hamwe ibindi bikurikiraho ahangaha, n'uburyo Rasul sallallahu alaihi wasallama yakomeje guhangana, kubera yuko ahangaha ni nkaho yaratangaje igikorwa gikomeye cyane kirimo no guhangana n'Abakuraishi ku myemerere yabo, kubera yuko nabo ubwabo batangiye banambwira bati aja'ala al-alihata ilahan wahida, gute uyu muntu aje agafata izi mana zose tubona ahangaha 360 agiye kuzigira imana imwe? Ni gute? Ntago babyumvaga imyaka myinshi cyane, kugeza ubwo Rasul sallallahu alaihi wasallama bamwirukanye mu mujyi yavukiyemo ajya mu mujyi wa Madina. Ari nabyo tuzagenda tureba amasomo y'ubutaha bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wala'allana naktafi bihadha alqadar, tukaba duhagijwe n'ibi ngibi ku somo ryacu ry'uyu munsi insha Allah, hanyuma tukazakomerezaho mu masomo yacu y'ubutaha. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinzi nimba rufite ikibazo. Naam. Inde Abu Lahab biri imbere cyane, biri imbere, kubera yuko nyuma y'ahanga ntabwo yahise apfa, kubera yuko yakomeje kubangamira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'uburyo yamubangamiyemo nabyo tuzagenda tubigaragaza, buryo cyatumaga abantu bakagenda bakamusukaho imyanda arimo arasari kuri al-Kaaba, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ntabwo uyu munsi yahise apfa, ariko Rasul yahise ahabwa ubutumwa bwo kuriya mugabo ari uwahehe, ari uwo mu muriro, agomba no kumwihanganira kuko azamugezaho byinshi bitari byiza bigomba kumubangamira alayhi salatu wassalam. Naam, tafadhal. Naam, naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam twaje tubireba mu masomo y'ubushize yuko inwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari imvugo zigera muri ebyiri. Imvugo ya mbere igaragaza yuko Rasul yakomeje kugendera ku murongo w'idini ryasizwe na sekuru Ibrahim alayhi salatu wassalam, kubera yuko no mu Barabu bari barifite iryo dini. Hari abasengaga muri ubwo buryo bakigendera ku mwimerere w'idini Ibrahim yasize nka sekuru wabo. Abandi bakavuga bati inwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakomeje kujya areba isi, yakomeje kujya areba ibitangaza biri muri isi, akabitekereza akavuga tuko biri kose hari umuntu wabihanze, hari wabihanze, agakomeza gushakisha ukuri ko kumenya ngo ninde wahanze bino bintu. Ariko ntabwo ari kuvuga ngo habagaho amasengesho y'umwihariko, ahubwo Rasul sallallahu alaihi wasallam twaje tubigaragaza yuko yajyaga afata umwanya akajya kwiherera ahantu kugira ngo atekereze mu byamufasha kumenya Imana ya nyayo y'ukuri. Ariko ntabwo yigeze yegera ikintu cyitwa gusenga ibigirwamana, kuko ibitabo bya sira n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam barabihamya yuko Imana yamwangishije gusenga ibigirwamana. Nuvuga ngo ntigeze abikunda, ntigeze anabyishimira. Rero urwo rwango rwari mu mutima we rwo kwanga ibigirwamana ntabwo rwo kumwemerera gukora iki, gusenga ibindi, ahubwo yakomeje kugenda ashakisha ukuri no gushaka ukuntu yagera ku kuri. Wallahu a'lam. Naam, hari ikindi kibazo? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.